Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga nanone. Uyu munsi ndabagezaho ikiganiro kivuga ku masohoro. Amasohoro akozwe mu ki? Wabwirwa n'iki ko ufite ikibazo kijyanye n'amasohoro? Nkuko twabibonye mu bindi biganiro byabanje, niba usanzwe ukurikirana channel ya Dr. Starike Muganga cyangwa se niba warakoze subscribe uba warabibonye, amasohoro y'umugabo abagizwe n'amazi, umushongi, ururenda hamwe n'intangangabo byivangira mu kanyama kitwa prostate kaba munsi y'uruhago gatoya. Uwo mushongi, intangangabo ndetse n'ururenda bisohokera rimwe bikitwa amasohoro. Intangangabo ubundi zitangira gukorerwa mu mabya kuva kera cyane umwana w'umuhungu akiri mu nda ya nyina. Iyo umwana amaze kuvuka kugeza mu gihe cy'ubugimbi, umubiri we ugenda urushaho kunoza imiterere y'utugira buzima fatizo tuzavamo intangangabo kugeza igihe umuhungu azaba atangiye gusohora bwa mbere. Intangangabo rero ubusanzwe zikurira mu mabya nk'uko twabibonye, hanyuma mu gihe cyo gusohora haba mu gikorwa cy'imibonano, haba kwikinisha, haba kwiroteraho, iyo intanga zigiye gusohoka zizamukira mu duheha tw'imiyoborantanga, tuzamuka tukava mu mabya tukanyura hejuru gato y'uruhago tukinjira muri prostate. Prostate twabonye ko ari akanyama kaba munsi gato y'uruhago. Iyo intanga zihageze zivanga n'amatembabuzi ava mu tundi dusabo turi iruhande rwa prostate twitwa seminal vesicle. Ayo matembabuzi akivangira hamwe muri prostate. Prostate nayo ikongeramo imisemburo n'ibindi binyabutabire ikora bigasohokera hamwe. Amasohoro rero abagizwe n'iki? Ibigize aya masohoro, icyambere cy'ingenzi kigize amasohoro nk'uko twabibonye ni intangangabo ubwazo. Muri buri mililitiro imwe gusa y'amasohoro haba harimo intangangabo zigera ku mamiliyoni 10. Abavuga ko ari hagati ya miliyoni 25 na miliyoni 40 z'intangangabo. Miliyoni 40 z'intangangabo ziri mu kamililitiro kamwe. Ikindi kigize amasohoro ni amazi. Hafi 60% by'amasohoro bigizwe n'amazi. Hanyuma hakazamo ibindi binyabutabire rero bigize rwa rurenda twavuze, harimo fructose n'ubwoko bw'isukari, amaside nka acide ascorbique, harimo cholesterol, harimo creatinine, vitamine B12, hakabamo imyunyungugu itandukanye, acide citrique, acide lactique, nitrogen n'amanzime cyangwa se indi misemburo itandukanye. Ibi byose icyo biba bimaze cyane cyane ni ukuzafasha kugaburira intanga igihe zizaba zasohotse mu mubiri. Uko mubizi, intangangabo ishobora kumara iminsi hafi 4 ikiri nzima nyuma yo gusohoka mu mubiri w'umuntu, kandi icyo gihe cyose iyo ntangangabo iba ikiri nzima, igenda inyeganyega, ikubagana. Rero ikenera bya binyabutabire biri mu rurenda rw'amasohoro kugira ngo ibe ikomeze kubaho. Akenshi rero intangangabo zikomeza gutungwa nyine na ya masukari na bya binyabutabire na za vitamine twabonye ziri mu masohoro. Iyo umugabo rero atanze ikizame cy'amasohoro mu rwego rwo kureba niba intanganze ze ari nzima, kwa muganga bareba ibintu bikurikira. Icyambere, bareba uko amasohoro angana ubwayo. Umugabo ubundi asohora hagati ya mililitiro 3 na mililitiro 5 z'amasohoro uko akoze imibonano. Ubwo rero bareba niba wasohoye intanga zigaragara zifatika. Icya kabiri, bareba uko intangangabo zirimo zingana. Kuba ufite amasohoro menshi ntabwo bivuga yuko harimo intanga nyinshi. Ushobora gusohora amasohoro menshi anagaragara, ariko bapima kwa muganga bagasanga harimo intangangabo nkeya zidahagije, zitageze kuri za miliyoni twavugaga, cyangwa se bagasanga intangangabo zirimo ari ibihuhwe cyangwa se zifite ubumuga. Ubusanzwe intangangabo nzima iba yenda kumera gutya. Iba ifite umutwe munini, agahimba gato, umurizo muremure ari wo uyifasha kugenda. Hari igihe rero basanga mu masohoro yawe harimo intangangabo zimeze wenda nka gutya cyangwa se gutya, muri make zitari nzima, zitari normal, cyangwa se bakabona intangangabo zitagenda, wenda zinyeganyega ariko wenda zikizengurukaho gusa ntizikomeze ngo zigende. Nta mugabo n'umwe wapfa kugira intangangabo zose ari nzima 100%.
kuko ubundi umugabo muzima kenshi intangangabo nzima ziba ari nka 70%, ariko nanone urumva iyo bagupimye bagasanga nk'intangangabo nzima ari nka 30% zonyine, urumva icyo gihe ubona urubyaro bishobora kukugora. Birashoboka ko wenda wasanga ariyo mpamvu Imana yahaye abagabo kujya basohora intanga zibarirwa muri za miliyoni, kuko ntago zose aba ari nzima 100%, ariko nanone umubare muzima ubundi ugera kuri 70%. Icya gatatu bareba ni intanga zawe igihe zimara ari nzima. Intangangabo yamara hafi iminsi 4 ikiri nzima mu mubiri w'umugore basohoreyemo, ariko hanze y'umubiri akenshi zishobora kumara nk'amasaha 4 zikiri nzima. Ubwo no kuvuga ngo ziri hanze nta handi hantu zigiye. Nanone muganga ashobora kureba uko intangangabo uko amasohoro asa cyangwa se n'ibindi, nubwo akenshi amasohoro aba ameze nk'ururende rufashe rufite ibara ry'umweru, akenshi ibara rishobora guhindukamo gatoya bitewe n'ibyo wariye cyangwa se ibyo wanyoye, ariko nanone ama infection ashobora gutuma amasohoro asa nabi bidasanzwe cyangwa se akagira impumuro mbi. Hari ibintu rero byinshi bareba mu masohoro, ariko iby'ingenzi ni ibyo ngibyo. Ni ibyo bigize amasohoro. Mu biganiro by'ubutaha noneho tuzareba ibyo kurya byatuma ugira amasohoro mazima, hamwe n'ibisubizo by'ibindi bibazo abantu bibaza ku masohoro. Niba ufite ikibazo wacyandika hano kuri comment tukazakigusubiza. Niba ushaka kwivuza ushobora kutuvugisha kuri iyi nimero cyangwa se ukatwandikira ku rubuga kwivuza.com unyuze ahanditse kuvugana na muganga. Murakoze. Yari Dr. Staike Muganga, naho